Nongeye ndabasuje mwe mwese mudukurikirana gatanu kuri gatanu, aho turi kugenda tubagezaho update z'uko byifashe ku rugamba, aho igihugu cya Kongo gihanganye n'umutwe wa M23. Muri video twakoze mu gitondo turi kubabwira ko turakomeza kugenda tubaha update, aho dutegereje turi benshi abacancuro bafashwe na M23 bari baje kurwanira Kongo. Ariko se niki wamenya kuri aba bacancuro? Hari ibintu by'ingenzi ukwiye kumenya kuri aba bacancuro. Uyu munsi wa none ku mupaka wa Rubavu, umupaka uhana imbibi Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, hafatiwe abacancuro basaga 288, aho aribo bagaragaye ko bari baraje muri Kongo kugira ngo bayifashe guhangana n'umutwe wa M23, ariko bikarangira intego yabo bisa nkaho batagezeho bitewe n'uko M23 ihambaye mu bijyanye n'imirwanire. Ese reka turebe. Igihugu cya Kongo cyahimbaga umuburi muntu muri abo bacancuro cyafashe amadolari asaga 500. Nugenekereza mu manyarwanda ushobora gusanga ari 700,000 biri hejuru cyangwa se birenga. Urumva ko ari amafaranga menshi yasokaga mu gihugu cya Kongo aje guhabwa abo bacancuro bari kuyifasha kurwanya n'umutwe wa M23. M23 isobanura ko abo bacancuro bafashe mu minsi yari irimo irwana cyangwa se ari imihangana n'uru rugamba. Ariko si ku ruhande rwa Kongo y'ubwayo yemeraga ko nta mucancuro yishyuye kugira ngo aze kurwanya uyu mutwe wa M23, ariko uyu munsi wa none bikaba byagiye ku mugaragaro. Aba bacancuro bafashwe n'igihugu cy'u Rwanda hano ku mupaka, barabasaka bashaka ko hari ibintu byaba bitemewe baba bafite mu bikapu byabo, basanga nta kintu gikomeye, ibitemewe bagiye babikuramo bakabisigarana, ibyemewe bakabikomezanya. Ako kanya bahita babapakira bisi za Ritiko ziberekeza aho bagiye kubashyira kugira ngo baruhuke, ubundi bazatangire kugenda boherezwa mu bihugu byabo hirya no hino. Ikintu cyaranze kubasaka, bose wasangaga bafite amadolari, amafaranga rwose menshi afatika. Nawe ibaze winjiza ibihumbi 700 ku munsi, ni amafaranga menshi kandi n'amafaranga nawe ubwawe yagutera ubwoba. Mu cyagiye kiranga rwose ibintu bose bagendaga babasangana byari bihuriyeho no mu madolari, abayashyize mu dushashi cyangwa se abayafite mu mufuka. Bari abantu bishimiye cyane, ubona ko bongeye kunezerwa nyuma yo kwakirwa hano mu Rwanda, cyane ko benshi bagiye bavuga ngo thank you Rwanda, rimwe mu ijambo ryagiye rikoreshwa n'abacancuro benshi bitewe n'ukuntu babakiriye. Bigaragara ko aho bari mu maboko ya M23 babonaga ko bikomeye kuzangera gushyika mu gihugu kirimo amahoro cyangwa se gushyika iwabo, ariko aho bagere mu Rwanda batangiye kubona ko gushyika iwabo ari ibintu bishoboka cyane. Bafite amafaranga, ni abantu barwanira amafaranga bo bakishyurwa, ni abantu baba baratojwe, bafite ubushobozi, bafite n'ubwenge bwo guhangana mu ntambara cyangwa se ku rugamba. Uyu munsi wa none igihugu cy'u Rwanda se cyo kirabakira gute? Kirabakira nk'uko bikwiye, nk'uko gikwiye kwakira impunzi zije zikigana. Ariko se reka turebe kuri FARDC baba bafashwe. Ni bamwe mu bantu bafashwe ari benshi cyane batandukanye, bari muri stade M23 iri kugenda ikontrolinga umutekano w'aho ngaho. Bari muri stade hariya Igoma muri uyu mujyi, ariko abacancuro bo byabaye ngombwa ko babohereza. Mwibutse ko aba FARDC bo ni bamwe mu bantu baba mu gihugu cya Kongo, ntago bagakwiye kubarekura. Ntabwo bagakwiye kubarekura, barabagumana, ahubwo barekure abatari abanyagihugu kugira ngo bazabone uburyo basubizwa mu bihugu byabo. So ntekereza ko ni ibintu byiza cyane ku Rwanda, rukomeje kugenda rwitwara neza muri ibi bibazo bihangayikishije abantu benshi bagiye batandukanye. Nitwa Junior Guy, kora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo uze gukomeza kugenda wumva andi makuru atandukanye.